Basuhuje mu mwese mukurikirana Zepa TV. Urayibona ngiyi nzu y'akataraboneka igiye kubakwa no ku butaka bw'u Rwanda hano mu mujyi wa Kigali. Urayibona ni inzu ndende cyane, izaba ifite amagorofa agera kuri 25, ikazaba igizwe na piscine izaba irimo hagati kuri iyi nzu ahagana hejuru y'inzu ya 15, akaba ari piscine izaba iri. Ni inzu igiye kubakwa rero hano imbere ya Kigali Convention Center, hagati ya Kigali Convention Center ndetse na Kigali Heights. Ni inzu rero ubona ko izaba ifite n'ikiraro ahagana hasi kizaba kiyihuza n'inzu ya Kigali Convention Center, ndetse akazaba ari inzu izaba ari ndende cyane kuko izaba iri mu nzu zizaba ari ndende hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nzu rero ikindi twayikubwiraho nuko ni inzu izatwara akayabo k'amafaranga y'amanyarwanda agera kuri miliyali 100. Akaba ari inzu rero izaza igira byinshi, ifasha abantu benshi mu bisata bigiye bitandukanye, kuko iyi nzu kuyireba izaba ikorerwamo n'amahoteli, harimo za biro zigiye zitandukanye ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Behanga rero batangaje yuko amazu 10 uhereye hasi azakorerwamo n'ibiro by'abantu bagiye batandukanye bazajya gukoreramo, ndetse ayandi 8 akurikiyeho agakoreramo amahoteli. Aya mahoteli rero bivugwa ko hoteli zizabikorerwamo hari izaba iri ku kigero cya hoteli y'inyenyeri 5. Ni inzu rero igiye kubakwa hariya, ndetse iyi nzu tukaba twakubwira ko usibye iyi piscine izaba irimo hagati kandi isa nkaho yitaje inzu iri ku ruhande, izaba ifite ikiraro cyo hasi kizaba kihuza no kuri Kigali Convention Center. Ikindi twakubwira nuko iyi nzu igiye kubakwa hagati y'ubufatanye bw'abantu bagiye batandukanye, aho igiye kubakwa na kampani ebyiri zitandukanye, harimo kampani ya PARKLANE Group ndetse n'ishami ry'ubwubatsi ryo muri Portugal muri Afrika ari ryo ryitwa Water Angel Africa. Bakaba rero ibuye ry'imfatizo ryo kubaka iyi nzu bararishyizeho tariki 15 Mutarama 2026 mu birori byitabiriwe n'abayobozi batandukanye ba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abaya makampani agiye kubaka iyi nzu. Iyi nzu twakubwira ko izaba ireshya na metero 140 uturutse ku butaka, ikazaba igizwe n'amagorofa nkuko twabibabwiye 25. Ni inzu kandi twababwira ko ari inzu izaza igira byinshi ihindura hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko abantu benshi bazabonaho kujya bakorera amabiro yo gukoreramo ndetse n'amahoteli, abantu bakazaba bashobora kujyayo bakayifashisha. Ikindi iyi nzu ikaba iri ku rwego rw'icyitegererezo cyangwa se ikaba izanafasha igihugu mu gushyika ku ntego z'igihugu kiyemeje, ariyo viziyo 2050 igihugu kiyemeje, bikazatuma abantu bagera muri iriya myaka mu 2050 iyi nzu iri ku nzu zaba zigezweho muri iki gihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi rero bakaba bazajya bajya gutemberera hariya, bagasohokera hariya, ndetse bakaba bashobora no kugenda rwose ukanasohokerayo ahantu hafite view nziza. Urabibona ahantu uzaba witegeye ibice binyuranye by'igihugu cy'u Rwanda. Ikindi tubibutse ko impande yaho ari naho hazubakwa cya cyicungo kirekire. Aba bantu bose rero, ibi byose rero akari ibikorwa biri kugenda bishyirwa hariya ahantu, ku buryo hazaba ahantu ho gusohokera yaba ari mu mahoteli ndetse n'ahantu nyaburanga, abantu hashobora kugenda hakagaragaza isura nziza y'igihugu mu buryo bugiye butandukanye. Murabona rero ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje kugenda gikataza mu kugenda kibikaho amagorofa n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye bigenda bigishyira ku rundi rwego. Tubibutse ko hari indi nzu biteganyijwe ko kwa 8 izatahwa hano mu mujyi wa Kigali. Abantu mudukurikirana twagiye tuyibereka kabisa, inzu ndende iri kubakwa nayo ifite amagorofa agera kuri 25 mu mujyi rwagati, yo ikazabikorerwamo hoteli ndetse n'ibigo bicuruza ibigendanye n'imari, bikaba ibyo bizabikoreramo hano. Kora rero comment, share na like, undi tujye dukomeza tubane mu makuru n'ibiganiro bibageraho hano kuri Zepa TV.